maximum respect ku baganza OG, maximum respect ku banyarwanda muri rusange, maximum respect kuri diaspora dukurikirana. Uwo basha kumva ururimi rw'ikinyarwanda turagusoje. Iyi nta yindi ni Pola Vibe channel imwe rukumbi igomba kuguhereza amakuru meza kandi yizewe. Ndabasuza bya hatari kandi mbifuriza amahoro n'umugisha. Wowe utameze neza n'ukuri ndakubwira ngo umunsi ibonejeje ubundi bikemera. Wowe udafite amafaranga humba ntabwo waremeye gucuruza amamesa, n'ubundi amafaranga nawe uzayabona. Icyo nakora cyo just to be hard work, ibindi birahagije. Usenga Imana yirageze, wemere ko Imana ari igena byose. I love you so much, ndabakunda kandi mbahoza ku mutima. Hitamo dufashe kandi subscribe usharinga ibi biganiro, n'ukuri bizabe by'agaciro. Niyo nkunga tugusabye. Hanyuma rero nahoze ndeba kuri murandasi, ndeba ku binyamakuru, nabonye inkuru itari sawa. Umuntu yitwa Billy Ruzima, Imana imworohereze, kuko ubu tuvugana ibyo niboneye ku rubuga rwa Facebook ndetse n'izindi mbuga nabonye z'ibitangazamakuru bikomeye, nuko Billy Ruzima wa muhanzi wanyu mwakunze waririmbye mu nda y'isi ashobora kuba ari mu maboko ataraye. Hanyuma ayo ni amakuru nyine mbabwira ni mwihangane nyine. Gusa icyashinzwa ngo nicyo gukoresha ibiyobyabwenge, ubwo ni urumogi nyine. Ko nabonye ku ifoto, nabonye thumbnail, sinzi niba ari editing, ariko nabonye barabimufotoranye. Twagiye uwo bita Vestina, Ishimwe Vestina, yego Ishimwe Vestina, I think Ishimwe Vestina nawe ntabwo ushobora kuba bimeze neza. Biravugwa kuri iyi mihanda ko we n'umugabo rwose birimo kugenda umwe abivamo, ko yabinyujije ku rukuta rwe avuga ati sinzongera kujya amahitamo mabi nk'aya ngaya, sinzongera gukora amakosa. Uko byasa kose niba atangiye kurogerita, ntabwo muri Burkina Faso hamuguye neza. Amakuru ari menshi kuri iyi mihanda, ariko icyo nababwira cyo ni kimwe. We niba ubana natwe umunsi ku wundi, niba uhitamo kubana natwe, tuzajya tugenda tubagezaho. Mutwihangane cyane ikibazo cya documentaire, ntabwo turimo kwidocumenta neza nk'uko bikwiriye, ariko nuko tutameze neza, ntabwo vibe zacu zimeze neza. Gusa umunsi ku munsi tuzajya tugenda tubabwira uko bimeze. Hanyuma rero sasa ibyenda biri imbere cyane kugira ngo tubamenyeshe, ahubwo icyo turimo kubabwira ni cya kindi. Bantu mukomeje guhobageza abakizamuka, ntabwo ibyo ari sawa. Niba ufite icyo wafasha umuntu kimufashe, niba ntacyo mubwira ave mu marushanwa atararuha. Hari ibintu byinshi mugenda muhereza agaciro n'intebe ngenda najya nemera kabisa. Ni gute rero umuntu akugejeje igihangano imbere ukamupromisinga ko icyo gihangano mugomba gufatikanya kikagera kure, gusa mutayimuzi ukaramucoresha, mu wundi mwanya ukamuta mu bigori. Gusa ibyo ni ibiki? Nimworoshye ibyo bintu, ntabwo ari sawa. Mureke twubake uruganda rurimo kugera neza, cyane ko twamaze kubona ko nawe bukikera, nabo twita ibikomerezwa nabo barashonje, nabo twita ibyamamare nabo barakinnye. So far mureke dusenye umugozi umwe n'undi. Industry nyarwanda iracyazamuka. Njye naratunguwe, numva Diamond, numva ko afite Wasafi, numva Chameleone, numva ko afite Land Music, numva Bebe Cool, numva ko afite Big Size Music, numva Eddy Kenzo, numva ko afite Big Talent Music, numva Bobo, numva ko afite Fat Dance Music. Mu Rwanda niwe muhanzi ageze kuri ako kantu. Ninde ko ari perfect cyangwa se ibikoresho n'uwo wabyita abatari guys, mureke dufatanye tuzageraho kandi bikoze ari mu rwego rwo kubona kubarambira. Bimeze neza, ariko bimeze neza ko bize kumera neza, ariko guys mureke dufatanye. Maximum respect rero kuri wanjye mukora natwe, nta kindi tugusaba, dukandiye kaza subscribe kandi kunzogera. Kuko amakuru ni menshi tujya kuzajya tugenda tubaha umunsi ku wundi, day a day, mpaka kugeza nanjye sinzi igihe nzahagarara, ariko nzahagarara napfuye. Abatumirwa barimo baraza, abahanzi barimo baraza, bagiye bahobagezwa muri studio. Mbere ko nakira abahanzi b'ubwoko bw'Emily, njye nzabanza nakira abagifite ishavu mborohereza, abaremereye mu mutima mburirutse imitima. Batuba muri State rero n'abakunda bya hatari, ariko babwira ko nimero yayo ni 0888 44 85. Waje n'idolari rimwe kugira ngo tubone ibikoresho byuko cyo bita
UPM video nta kintu ko UPM record byamaze kuboneka audio turayikora neza mu minsi mike turatangira kohereza imizigo so murakoze cyane imana muri bane namwe twagiye